hanyuma ndagira ngo twese tuzamure ibiganza dushima Imana ko ndi muzima. Ngiye gupfukama aha ngaha mbone kugira icyo mvuga. Murakoze cyane. Umuhigo ndawuhiguye. Gira mugenzi wawe ngo ndicyare mu gishya. Wivuga ariko mwari byo. No mu biti. Ngiye kuvuga bwa mbere ndi muzima. Ngiye kuvuga ibintu bikubiye mu myaka 27 bababwiye. Ni ubwa mbere maze amezi 3 nta mu binini. Niganye ibinini, nize ntarya ibiryo abaganga bose bagiye bamvura, bamura ku mata, bamura kuki, byose narabyemerera ngo ndiye kumbaho. Narababaye pe kugeza hejo bundi nagiye kwa muganga, nibwo bwa mbere natuye ijambo ribi. Ndavuga ngo narwaranye icyizere, nta muntu nigeze nereka ko mbabaye, ariko mbere yuko njya kwa muganga maze kunanirwa gukora filime zanjye ndi kuri set, imbaraga zimaze gushira zo gukora ibyo nkora, ndi kubona abana, mbona madamu wanjye atwite, natuye ijambo ryanjye, ntazi aho rivuye ngo ndananiwe. Nari ndushye, narabyutse ngiye mu kazi birananira ndaryama. Kandi abantu twebwe ukuntu dukora, turabyuka mu gitondo, abakora akazi nk'akanya babizi, dukora akazi gafite imbaraga, twirwa duhagaze ku zuba, imvura yagwa twugama kugira ngo tubone uko tubaho. Ntaratangira ubuhamya bwanjye rero kansabe madamu wanjye avuge, abagiye ku ruhande. Tutangire na episode ya mbere. Murakoze. Kera nari nzi kuvuga mu bantu, ariko ngira ngo aho nashakisha ko naragize isoni. Ni ukuvuga ngo njyewe nari nzi yuko Imana ifite ikimfatamo, nzavuga ubutumwa nkoresheje impano yampaye y'ubuhanzi. Ntabwo rero Imana yareka umuntu wabwira abantu benshi gutyo kandi agambiriye kuba yayikorera. Rero nari ifite icyizere cyo kora wenda cyo kudakira, ariko cyo gutinda ndwaye. Kuko twatinze kumenya ikibazo mfite, naho tukimenya cyaturenze ku buryo nagezaho amapassword yanjye nyasevinga muri telefone y'umugore ngo batazabura no twa YouTube. Ubwo nibwo nafashe boy murumuna wanjye mwigisha filmmaking, ubu niwe mfatira amashusho kugira ngo nimba ntanahari azakomeza ibyo nakoraga, nyine ari mu byo nakoraga. Ubu mbere nguyu hano mwamubonye murumuna wanjye ari kumfata amashusho, ndi boss we. Sinemba kugeza zikwambura murumuna wawe yawe. Rero reka ndashimira Imana yankijije uburwayi bukomeye. Namenye numva ko ari ibintu nibwo buzima. Ni ukuvuga ngo uburwayi bwanjye ntabwo ari nk'uko we warwara nonaha ukaremba ukavayo ukavuga uti nari muzima ndarwara none nakize. Ahubwo njyewe namenye ubwenge ndwaye, ntabwo nigeze menya gukira uko bimera. Imyaka 27 nigaga primaire, ubu ngubu nkaba narashatse
mfite abana 3, mfite na kampani. Muri ubwo burwayi bwose byonyine tubihere Imana icyubahiro, tuyishimire. Ni ibanga rikomeye ry'abantu banjye bazi ikibazo cyanjye, igihugu cyose kivuga kiti ye uyu mutipe ko byaciyemo kuki atabyibuha, ariko ngiye mbizi n'umutima wanjye yuko kirahari. Sinaryaga, nirirwaga kuri tele nkoresha imbaraga kubw'umuryango wanjye, ariko Imana irahaba. Namenye ubwenge bamvuza, nkomeza nanjye ngeraho nanjye nivuza, kugeza naho umugore amvuje. Nari nsigaje nera, ariko we ntahaga mbonye. Naravujwe pe. Rero ntizibye mu magambo, ndishimye Imana kandi nanayishimiye ngitangira. Ndashimira ababyeyi banjye banyigishije Imana, ababyeyi banjye banyibiyeho iryo banga ryo kumenya Imana. Biri mu musingi cyangwa se nicyo kintu cyanyubakiye uwo ndi w'uyu munsi. Nibo bantu bampanuye, yewe papa ni pasiteri, yanyigishije mu rusengero, anyigisha no mu rugo. Mama we sinamuvugaho ahantu hose, imperuka iramutse ibaye bavuga ngo ntawumenya umutima w'umuntu, mami we yajyayo, ndabeshyara abamuzi yajya mu ijuru. We ni yaciye impaka kubera ko yarasenze, noneho aherutse gusenga ndwaye mbere yuko njya kubagwa, abwira Imana ngo ko nayigukoreye ngo wankirije umwana, ariko yitonganya. Ubwo bwa mbere nabonye umuntu usenga atonganya Imana, ngo ariko ko ngukore wowe wankirije umwana. Nkora iki nge niki ntakoze ngo gikore nacyo ariko unyiriza umwana? Ibyo bintu yarasengaga, ariko gihe byarambabaje kuko wamukirije umwana nubwo yaba atari nyine mvuga we bamukiriza umwana, wenda gihomeze ndwaye. Sinzi ukuntu numvaga, ariko ntibambabarize mama ko ngewe ububabare bwo nari narabumenyereye, kurara nabi, kugira gute, gusemeka, ibyo byabaga ari ubuzima bwanjye. Ariko nk'umubyeyi iyo ndebye abana banjye iyo barwaye uko mba meze bita numva uko bameze. Kandi muri iyi minsi afite ajya agira n'umuntu aka pressure, ariko aho nakiriye amakuru mfite nuko ngo nabyo biri kugenda bigenda gake gake. Narwaye indwara ziteza n'abandi, ariko ibyo nari ndwaye bikomeye kurusha ibyo. Rero ndatangiye gushima Imana, ndahera ku muntu utumye Imana, niyo itumye mpagaze hano, iyo twayishimiye. Ku muntu wabaye intandaro yo kugira ngo nkire, cyangwa se umujyanama wa mbere, umudokiteri wambwiye ko hari ubundi buzima bushobora kubaho, yitwa Dr. Constance, nyiri Citizen Hospital. Nahaguruke mu murebe rwose, mu muhamashyi menshi cyane, anatambuka aze hano. Amashyi ndashaka kuyumva, ariko ndababwira ntumufate mu makamera. Uyu nguyu ni umuntu ukomeye. Ngiye gukurikizaho Dr. Norbert. Yabonetse, arahari. Bashobora kuba ari kubaga umuntu nonaha, nawe nari kumushimira mu nshuti zanjye n'abavandimwe n'umuryango, ariko ngo ntawe uhari. niwe wifatiye icyuma cye arakegeta, ni inshuti yanjye. Nzayimushyira mu biro. Nari namutegura impano, nawe ni inshuti yanjye. Ajya areba filime ndimo nko kurwana muri scene, agahita anyohereza akavideo muri WhatsApp ngo ubu ntubabara. Nkamubwira ngo ni ibya mbere cyangwa se ni ibya nyuma, nyine bitewe n'uko ndi bumusubize kugira ngo mumare impungenge. Ariko buri gihe ko mbona Alphonsine ari gukubita muri rwa rubavu, nkamubwira ni bimeze oke nta kibazo.
urumva ariko n'abaganga bamfashe neza, yaba Dr Constance n'abantu uyu munsi buri uko nciye mu bice bya Remera ndagenda njya kwimurika, buri munsi njya kwimurika ngo mwereke nawe iyo ndebye ntekereza ko arishima kuko yangiriye umutwaro kandi nzi neza ko yansengeraga ngo nkire. Munsuhurize Dr Lizi yanywesheje amazi, we umubwire uti amazi wamwesheje arahari, amazi ubu ngubu bakubwira abashuti banjye bitwa ba Rogers ngira aramu y'amazi buri saha anywa amazi. Iyo byabaye ubuzima niwe bwa mbere numvaga umbangamiye ariko byabaye ubuzima. Ndabashimiye mwamfashe neza, ba Beata mubasuhuze, abanasi bose bo kwizamu n'iki byose mubabwire ngo Citizen ni mu rugo ariko apana kuza ndi umurwayi. Narabakunze cyane. Twagiye. Mbere ko dukomeza ndagira ngo mbereke boss wanjye yagize uruhare ku kintu ndi cy'uyu munsi. Ababyeyi banjye bashaka kuba batamuzi n'inshuti zanjye zimwe, ariko izina mfite muri iki gihugu, impano yo ndayifite pe. N'ubundi iki gihugu ntaho cyari kuncikira, yari kumenyekana, ariko umuntu watumye imenyekana, wampaye platform, nciye mu bihangano bye nkiyerekana nkahigira, uyu munsi nkaba ndi Kibonke, uyu munsi nkaba ndi umuhanzi uzwi ufasha n'abandi. Mumfashe duha amashyi umugabo wicaye hano bitwa Neri Misago nyiri zacu. Uyu nguyu amakazi niwe nyiri Seburikoko n'izindi filime zose zacaga kuri televiziyo, niwe nyiri Zacu TV, televiziyo mujya mubona icara filime z'inyarwanda, niwe muntu wanshyize muri Seburikoko. Mba Kibonke, namamariza amakampani yose amundiye ko ndi Kibonke. Uyu muntu tumwongera amashyi rwose, afite uruhare rukomeye kuwo ndi uyu munsi. Dadi yabivuze, kubwira abantu ko bakunda utanywa biragora. Niyo duhura muri business na boss ndagukunda, yavuga ati uyu nguyu nta kintu kivamo, ariko ni inshuti yanjye, ni umugabo wicisha bugufi uganira n'abajene, nawe nubwo akiri muto ariko ide yose ufite arakumva. Niwe wambereye muri filime yashyizemo, yampaye izina, ni naho nigiye gukora izo nkuru ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo training niryo shuri rya, nta kaminuza nizeye gukora filmmaking, ahubwo nigiye muri projets. So Imana imuhe umugisha, nawe agira akazi kenshi, ariko kuba yaje ahangaha kuko ndi icyaremwe gishya byanshimishije cyane. Wakoze boss. Yicaranye na Kireni yawe, ni umukinnyi, nawe ni boss we, twese ni boss. Inshuti zanjye ziri hano zose ndazishimiye. Ndashimira Niyitegeka Garasiye, ndi gushimira abantu mwebwe muryango mwiturize, urumva family yanjye muceceke kuko dufatanyije gushimira aba bantu, sibyo? Barahababereye, ntabwo ndi buhagurutse anti wanjye ngo ndagushimira, n'inshingano zawe kuba wananyitayeho. Gushimira dadi, ubundi se wari kuvuza ndetse. Tugiye kureba abantu hano babigize ibyabo, kandi iyo babireka ntacyo byari kubatwara. Nibo ngiye gushimira, ariko ntarabashimira, ntabwo ndi bujye kure ntaravuga Aryeri haguruka. Bakubonye ariko ni mama waraja mwumvishije wabaye umusitari hano. Aryeri niwe mwarimu wanjye, ubwo mwumva mfatwa yabwiye abarimu bose bo niga aho nigaga Nyakayaga primary school, arabwira ati akana nakarwaye ntimuzagakubita katazatugwa. Ambera mama, arampangayikira, aransengera, anshyize mu irangamuntu y'abana be. Uwo roja mwumva
nubwo mwumva ngo yavuye mu nda ya ryeri atavuye mu nda ya mami, iwacu nkaba ndi imfura, yongera niwe mukuru wanjye nzi, mufata nka mukuru wanjye, niwe muntu wenyine ushobora kumpangara akambwira ngo icara, ndavuze ngo icare, ariko nsigaye nanjye musuzugura murusha abana kandi yakoze ubukwe mbere yanjye ngewe mba niruka, urumva, ariko natangwa ngo n'igihaha ariko byaciye ubu nashize impumu noneho nabyara mu myaka 10 urumva. Papa Savana ahaguruke mu murebe niho ngeze, aryera Imana iguha umugisha kwambera umubyeyi mwiza. Uyu mugabo rero mureba ibyo dukina bye mubifata nk'amafuti, ariko mu buzima busanzwe niyo mpamvu navuze ngo niyitegeka Garasiye atandukanye na Papa Sava. Niyitegeka Garasiye uyu mugabo ubwo mwese mwazaga kwa muganga cyangwa se mu burwayi bwanjye, mwese mwashaka kumenya ngo uko naraye, wakoroye kangahe, wese warutse, wagize gute. Papa Sava we yazaga ambaza ngo ikibazo kirihe, bimeze bite, aha hantu tuhikura ikigabo ntawe ducishijemo ijisho. Urumva, abana bose nabyaye nta muntu ugize utanga Papa Sava ku mpemba. Uyu mugabo mureba tukiri kwa muganga mwohereza ka message ngo arabyaye, akaza you have received. Mba ndi mu rugo tutanavuganye, nkabona imodoka iparitse mu rugo bakuyemo ibishyimbo, ibitoki, ngo avuye iwabo. Ibintu bigiye iwe, 1/2 kizi wanjye. Yankundiye umuryango, ankunda ntazi ikintu anca, mumumpera amashyi uyu mugabo. Sinjya ngira ikibazo kijyanye n'amafaranga, sinjya ngira ikibazo kijyanye n'ubushobozi ngo kimurenge tutashatse solution yacyo. Ubwo sindi bujye muri detail ngo byagenze gutya, mubyumve ngo yababareye ahantu mutari muri, inshuti yanjye, turakorana mu bijyanye n'ubuhanzi, turuzuzanya. Nawe ntekereza ko igihe hakinangura ariko bahombye umuhanzi cyane. Rero Imana yarakoze kunkiza, ikaba yatumye nongera gukomeza gukorana na Garasiye nk'uko byifuza. Hari igihe twabaga turimo gufatanya nka projet imwe tuyirimo, akanyihanganira. Izo projet mwumva za Seburikoko yabaga nkuriye, hari igihe nabasabaga akanya ngo bampeho akanya mbe nduhutseho, ariko ntibanyirukane, bakareba umusaruro bakavuga ati uyu muntu nubwo azagwa muri kamera ntabwo twamwirukana. Baranyihanganiye, ubu ndashima Imana ko ndi muzima, ariko munamena akantu, ibyo yankoreye ni byinshi ntabwo nabona icyo bingana, ariko iyi ni symbol yuko reka afatanye n'umuryango kuko akunda umuryango wanjye cyane. Regine yaje, muganga Regine. Ujya zaro mwabonye? Regine abasubira mu mutarama mu tushire kado. Regine ni umuganga ukora ku nderabuzima y'iwacu mu Mutara, Bugarama. Muzi ngo Regine yankoreye ikirero. Igihe nari muri Kigali nk'akazi ngira ntaho nigeze kurwara mvuye CHK njya mu rugo, noneho Kayumba kajya ambwira ngo waje n'ubundi ko ntacyo ukora aho ngaho ukaba wibereye i Kigali. Ntabwo nari mfite akazi. Regine tuziranye ari wumva babyitaga guhoma, niwe wapfukaga. Bari barambaza CHK, noneho njya ku ivuko akajya anyitaho. Regine ikintu yankorera gituma ntamwibagirwa ku buryo namugeneye impano.
Regine ndi muri Kigali mbana ba Kayumba yanguriraga ibinini, yarankurikiranye. Ntabwo papa akazi kari kamaze guhagarara, natwe turi gushakisha Kigali byadushobeye, wari umuganga aho ku ivuko, ariko twavugana antibiyotike ibyitwa amagumante ibiki byose byabaga bihenze kubigura mu mafarumasi, akanyohereza amafaranga agura ibinini. Iminsi ikicuma, mumumbwire ngo narakize, sinywa imiti. Impano ye bayihereza abantu batarwaye igitima bayijyana. Ndashimira umuntu bita Kayumba. Abo Kayumba bari mu bavandimwe birakureba. Kayumba uko wabwiye niwe wanyigishije Kigali. Nagiye kumureba hacuruza amatelefone, kera tugicuruza amatelefone mu mujyi, ntashye ubuzima bwanze Kigali. Arambwira ngo usubire mu Mutara, ndambwiye umuntu ungana nkayo umusirimu asubira mu Mutara se? Ati fata igikapu cyawe tujye ku Gisozi. Tujya ku Gisozi anyereka icyumba mbamo, dutangira kubana gutyo. Naje nje yagombaga kumpa tike intahana, aho kumpa tike njyana mu Mutara, amatike imujyana iwe. Kuva ubwo dutangira kubana, twari twarize ku ishuri rimwe turi inshuti, atangira kundera, tubana mu buzima bubi bubaho n'ubwiza. Ariko aranyitangira atavuka mu nda yanjye. Ubwo burwayi bwose niwe muntu wa mbere ubuzi, niwe wanjyanye kwa muganga bwa mbere. Yewe nageze aho menyera ambulance, noneho kubera ko kwitegera bihenze nkirembya kugira ngo baduhe ambulance. Experience mu kurwara kuko no ku muryango wanjye inshuti najyo nzanzivugaho gake gake, ariko kambe ku muryango. Papa Cynthia na Mama Cynthia nabo bahaguruke mu barebe. Hanyuma ariko abo bantu nshimira, ufite icyo avuga ajya atambuka kivuga gakeya kugira ngo amerezeho, kugira ngo gakeya. Reka bahaguruke. Papa Cynthia na Mama Cynthia niga i Nyamata kubera ubuzima bw'uburwayi. Nabanje kwiga ari homba, barandera mu burwayi. Papa Cynthia we icyo gihe yakundaga kuza Kicukiro, tugahurira niga no mu Kagarama, kankubita agahumbi. Ejo mwongera nkicisha ahantu yabaga ari kugira ngo mbone nkubita, kandi ntabwo njya mbyibagirwa. Najyaga manuka santere kugira ngo mpure nawe ame pocket money. Rero Mama Cynthia ndagushimira cyane, kuko wowe twabaga ubuzima bwose bwa buri munsi twabaga turi kumwe, twakurya nabi ukanyihanganira, nyine undera nk'umwana mu rugo. Ntabwo njya mbyibagirwa yuko nabaye mu rugo rwanyu nk'umwana, mukamfata neza. Kandi ndwaye nimvuga ndwaye mujye mwumva bya bindi mama nari yababwiraga mu buryo bubangamye. Abantu bararubasakuriza, abantu bararuruka, urararira gute, ntibakubyaye ariko bakavuga ati wowe uri umwana wacu. Ukarwara bakajya kukuvuza, bakagira gute, byose bakwitaho kuva kuri kimwe kugera kuri bingahe. Imana rero baha umugisha. Ndashimira Imana ko nakize, ndabizi ko byabanejeje kuko murabuze uburwayi bwanjye. Iyo myaka ya kera tubona za Bugesera nayo yose uburwayi bwanjye barabuzi. Imana ibaha umugisha. Famille ubwo katiyite famille mwese nishimye kuba mwabonye umwanya wo kuza mu mashimwe yanjye rwose. By'umwihariko we turi inshuti kuri ya gahunda. Ndabashimira yuko bajya kumbaga umuntu wa mbere kamubereka, nabwiye ko bagiye kumbaga ngo uzavuga inkuru. Nindamuka ntagarutse niba umuntu nisanzuye ndavuga nti reka mbimubwire, nibambaga ngahera yuko narabihishe, abwire famille yuko byanze. Yitwa Janine,
namwandikiye ka message ndambwira yego, namwandikiye ka message ndambwira nti niwe ngiye muri surgery bagiye kumbaga igihaha mu nsengeri. Message ireshya gutyo gusa bita nakuraho data. Ubwo ni nka mbwiye papa Cynthia, mbwiye Christelle, bantu bose ubwo navuze ntago ndi buhamagare mbwira Cyiza, mbwira ndabantu bose, kambwire Janine abibabwire, kuko njyewe buriya ntabwo nkunda kuvuga ibintu biri negative. Nakundaga gutanga icyizere, nshaka kwereka abantu ko nta kibazo, ariko nkavuga nti ninkomeza guhangana mvuga ko nta kibazo kikaza kuvuka, ntabwiye abantu ngo basenge kandi uyu munsi ari finali ngiye kugraduatinga. Uri nawe nabwiye, ndabona afite icyo ushaka kuvuga nawe. Mwiriwe neza. Kuvuga muri iyi minota dufite ntabwo byakoroha, ariko reka mpigure umuhigo kuko uwo munsi abimbwira narawuhize. Ntabwo nari jyenyine, bw'amahirwe navuga ngo ibintu bya Mugisha byahoraga birimo ukuntu biri mu Imana. Yamaye ako ka message kaza turi mu masengesho twagiraga buri wa kabiri, isaha yo gusenga, isaha ya pause tuyisengamo. Nibwo nagiye kureba kuri telefone nshuganwa n'iminota ya pause ko irangiye, mbona message. Twahereye ko dusubira gusenga, twaririye Imana, tutakambira Imana, duhiga umuhigo. Nararebye ndeba Mugisha igihe cyose twabaniye atajya kuka umutima, ariko mbona message yampaye irimo ubwoba bwinshi. Ndavuga ngo noneho birakomeye, ariko nibuka umugabo witwa Ezekiya yatakambiye Imana, Imana imwongera igihe cyo kubaho. Twaririye Imana, duhiga umuhigo, turavuga ngo nitubona Mugisha yongeye guhagarara ari muzima tuzagushima. Shimye Imana nabo twari kumwe ibyumve ko duhiguye uwo muhigo. Mugisha we arabizi nyine, narimba ntago nababara nkuko yarababaye, ariko arabizi ubucuti tugira navuga ngo tugirana ubucuti busa nk'uburi mu ibanga, ntago bushakuje ariko buri mu ibanga, kuko ndi anti we ko yabivuze, ariko dusa nkaho tunangana, tujya kungana mu myaka, turi kigero kimwe, dusa nkaho ro duhuza, iyo dubashije kuganira turahuza. Narimbabaye ku rugero ntasobanura, yenda nubwo atari nk'urwe, ariko nagiye mbyegereza umutima bikomeye. Imana ishimwe ko yumvise gusenga. Amen. Ubite mbangura umuntu agiye gushimira nawe ndabikora vuba. Reka usabe Reverend, uyu ni umushumba wanjye muri Healing Center, nawe aze hano mushimire. Uyu mushumba wacu rero ni umujene, akunda urubyiruko. Iyo tuvugana ubugira ngo turangana nyine, arisanzura cyane, bituma rero natwe tumukunda cyane. Iyi kintu cyose kinsobye cyangwa se ndaza nkamubwira ngo mfite ibitekerezo, ariko ntabwo ari ihame, urabanza ungira inama. Buri gihe ndi muri biro ye ndabanza nkamubwira nti njyewe mfite igitekerezo, ariko nkeneye n'inama yawe. Ibyo birabaye. Nyuma nza kurwara, ndamumenyesha nk'umushumba wanjye yuko narwaye. Nkibimubwira yahise aza, ndamubwira se mwebwe abashumba ntimugira n'ibintu bibahuza ku buryo mutindamo? Ubu bize bwawe waka kanya uhise uboneka? Ati nagombaga kuboneka. Numva nyine namubwiraga nk'umubwira umushumba, abimenya nsengere, ntabwo nexpectingaga ko ibyo bintu agiye guhita bikoraho, akamenya ko ndwaye agahita aza no kwa muganga kunsura. Narishimye cyane rero kubona ufite urwo rukundo ukaza ukandeba, byarankomeje. Nagiye muri surgery mvuga nti uko amasengesho yanjye ndayasenga, na pasiteri se, na mushumba wanjye se, nakongeraho na dadi na mami n'andi yose,
numva nyine twagabye ibitero, na nyuma ndakubwira navuye muri surgery, ava nawe mu bushumba aba umubyeyi wanjye, nawe ibyo navuga kuri papa Sava anyohereza n'imbuto biriya byankozeho cyane, kuko njyewe ufite inshingano z'abantu benshi, urebere ugira gute warafashe uwo mwanya ukanekerezaho. Imana iguha umugisha. Ejo rero tuzashima Imana nanone muri church. Ibi ni ibintu byacu bazi ya majoro. Ejo n'umuryango wanjye tuzashimira Imana muri church, ni naho tuzatangira ishimwe mu rusengero njyewe na madamu dusengeramo. Hano turi gushima Imana n'umuryango wanjye, twese dushimira n'abantu, ariko nanjye tutaho mbarizwa. Ejo tuzashima Imana none, kuko hasi ho ntabwo nahigiye umuhigo muri kaso, hari ahandi twawuhigiye. Ubwo rero Imana iguhe umugisha pastor, reverend, kubera ko nako amaranka iyo ranka ni irya vuba tuyimenyera, kubera ko ari ibya vuba ntabwo biraza. Ariko Imana iguhe umugisha, ndakubohoye wewe wemerewe kugenda ukanagaruka. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero abantu mwese hano sindi bubavugeho, ba anti nababonye, abaturutse Rwagitima Rugarama ndabakunda cyane, mama Murerwa nakubonye, Clarisse, Nzamu, Christella, Murerwa nakubonye, Robina, ba Gilbert, mwese ndashimira Mbamba na mama ko mu nkunda, kandi ngira ngo sinzi niba mubyibuka nigeze kubibabwira kera, ntabwo nzababera umuntu ko bizagenda kose. Mwampaye marayika, bajya ngo rimwe umunyarwanda azabyara marayika, yaravutse kera, arahari. Shima ko mu nkunda kandi nanjye ndabakunda. Ndashimira rero abantu bari kuri table yo hirya dukorana, batari bazi yuko naciye muri ubu buribwe, babonaga ndenze bakaba batunguwe. Rusine, manika akaboko usuhuza abantu. Ubu ni Rusine. Junior Giti, Kiramani, Murungi Sabe, Mustafa, Nyambo. Uwo ninde wundi uraho? Madam. Nawe na Christine, Madederi, ba anko banje kuva Rwagitima ndababona, Madamu Giti, Gaposho, Remy na Madamu ndabashimiye, ba Tamari, ba Idi. Abantu hari abantu hano ntari buvuge rwose, abo bantu Idi, Roja, uyu nguyu wambereye mukuru wanjye, Nkusi we, uyu ni wampaye agashuka ka mbere njya kwibana, uko ntashye nkatahana agatapi, namaze ukwezi mbana nawe ndi kubaka ahandi. Nagakora agasabune hakajugunya iwanjye, nkajya kurara kwa Nkusi kugeza ibintu byuzuye nyine ku buryo nshobora kuba nararamo. Uyu rero niwe wantangije ubuzima mvuye kwa Kayumba amaze kutwirukana ngo twakuze. Kiza, Bonfre Jojo, Kayitesi mushuti wanjye cyaremwe gishya, Mana ishimwe ko wageze hano, nawe turagusengera rwose uzadukoranya hano. Mugweneri mwese, nawe Anti Verine, reka ndekere kugira ngo n'ibindi ibiryoshye biraje. Imana ibahe umugisha. Ibindi harya ngo muranige ko tubikora. Nicare. Naje mu kanya noneho nshimire n'umugore wanjye nkunda, ariko mu mureba asa neza. Kwa mana umugore nk'uyu nguyu ukamubona urwaye.
Clapton arakoze cyane, tumukomere amashyi. Tugeze mu mwanya w'impano rero. Indirimbo se okay. Nibyo ubu nibwo mbaye icyari mu gisha rero aramuritse amfunguye ku mugaragaro. n'undi wese ufite impano yagenewe uyu muryango please wayizana, ni karibu rwose. Mwabyumvishije ubutwari yabanyemo nanjye, yankunze ndi umukene hahandi amata tutayanywaga y'inyange, urabona ko agashashi k'inyange tukanywa gashire, ahubwo twagakoragamo icyayi kugira ngo kiyongere. Nta kintu yankundiye kibaho navuga ngo iki cyaramukuruye, ahubwo Imana yaramwohereje ngo abane nanjye muri ibyo bigeragezo gusa. Arankunda ngira n'umugisha kugeza aho tungana imyaka tumaranye, nta jambo riba arambwira nta n'iryo nanjye ndamubwira. Ntabwo ndatongana nawe, ntabwo ndashwana nawe, aranyumva nkamwumva, aranyubaha nkamwubaha, tujya inama. Uburwayi bwanjye bwose navunikaga nshaka uko babaho, rimwe akambwira ati bireke uryame uruhuke nkagenda, akajya gusenga akaza nijoro. Ntabwo gihe rero nabona ikintu naho uyu mudamu uretse kumuha urukundo rwanjye, nta kintu namuha kingana n'ibyo yankoreye, kereka kumwereka ikimenyetso ko mukunda gusa. Ariko ngiye ntacyo nakora gihwanye n'ubutwari mu buryo tubanye njye nawe. Mbyariye abana beza cyane, ariko urumva na se ni mwiza nyine, hari aho babiva. Nawe ni mwiza, byarahuye bikora siriko, ambyarira abana beza. Turi umuryango wishimye, turi umuryango unezerewe wumvikana. Najyaga nsenga Imana ukuntu ibintu byanjye mbikora bigacamo abantu bakabikunda, sigaje impano imwe gusa y'ubuzima, kuba ndi muzima gusa. Ubundi nkakwereka icyo nikorera. Ubu narakize, ubu nibwo ngiye gutangira, kandi niwe wankomeje, niwe wakomeje kumbwira ko nzakira, nkajya mbona simbibona, ariko we agakomera akabibona akankomeza. Aho ncitse intege amba hafi, dutangira umubyeyi wanyibyariye kujya amuhisha ko ndwaye, nkabibwira uyu nguyu. Urumva ko nari maze kumwizera. Rero Imana iguha umugisha Mama Nera, ndagukunda, nibampa impano nanjye guhe. Impano yanjye ni ntoya kubera ko umutima ni uko ungana, kandi nta mpano iruta umutima. ntabwo bari kuyibona. Ubu rero fungura uyu mutima, n'ubundi ntagira igihaha kimwe, n'umutima wujyane, ntacyo n'ubundi nyifatamo. Ariko ubwo nimwamushimira mu gihe ari gufungura, mushatse mwanakomeza kugeza agafungutse. Umutima udacurama. Ariko se ko munaniwe kare? Ibi ni ikiyemo. Yeah. Mukomeze, ari hafi. Mwihangane, ngira umutima ukomeye. Umutima uvuyemo, umutima urafungutse, uranze. Ushobora no gusanga urimo uhagaze.
waciye ku mutima urafungutse, umutima wanjye uba ukomeye. umutima wanditseho always. Ndabasomera ibiriho. Biraje mwihangane. Kumva mu masezerano nta mpamvu. Umutima uraje. Umutima uraje. Tuwugezeho. Umutima uvuyemo. Ntabwo bigukwiye mu bushobozi bwanjye nk'umuntu uvuye kwa muganga n'ibyo nshoboye. Ariko se ngo mubarebe gusa koko. Murakoze. Hanyuma batuzanire n'aho umutima uterekwa. Turaza gusaba muzamuke kugira ngo bamwereke igitereko cy'umutima. Mutwihanganire